Mu gutangira iyi video unyemerere nkubaza ikibazo kimwe. Uwaguha miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda muri aka kanya akakubaza ngo urifuza kuyabika he, wamubwira he? Ushobora guhita ubangukirwa no kuvuga uti nayabika kuri mobile money. Hakaba n'undi watubwira ati ngenda yabika kuri Sacco. Undi ati banki y'ubucuruzi niyo banki yanjye, BK cyangwa BPR, Ecobank, Cogebanque n'izindi. Nibyo koko ntaho wibeshye. Ibyo bigo by'imari byose birakora kandi bikora neza, ndetse na mobile money irakora kandi ikora neza, ibika neza. Ariko turebere hamwe, ni ryari wakenera kubika amafaranga yawe kuri mobile money, ni ryari wakenera kubika amafaranga yawe kuri banki y'ubucuruzi, ni ryari wakenera kubika amafaranga yawe kuri Sacco, cyangwa ni iyihe ngano y'amafaranga wowe ujyana kuri Sacco, ni iyihe ngano y'amafaranga ujyana muri banki y'ubucuruzi. Reka ngushimire wowe dukurikiye kuri Bridge Link Finance. Ni iby'agaciro kubana nawe, ni iby'agaciro kukubona uri kumwe natwe dukurikiye, kandi natwe ntabwo tuzagutenguha. Aha ngaha hanyuraho amasomo yo kwiteza imbere, hanyuraho amasomo ajyanye n'ubukungu, hanyuraho amasomo ajyanye no gusangizanya ubuzima mu bijyanye no kwiteza imbere, kugira ngo dufashanye kuva ku rwego rumwe tujyana ku rundi. Ndifuza ko twabana muri iri shuri tukazigana birenzeho. Uyu munsi naguteguriye video igufasha kurushaho kumenya no gusobanukirwa igihe ukenera gukoresha Momo, igihe ukenera gukoresha banki y'ubucuruzi, n'igihe wakabaye ukenera gukoresha Sacco. Byose ni ibigo by'imari cyangwa se hose ni ahantu heza ushobora kuzigama amafaranga yawe, ariko ni ryari ukenera hamwe ku handi. Ndatangira nkwereka abantu batatu, harimo Paul, Jean cyangwa se Yohana ndetse na Chantal. Aba bantu bose bafite amafaranga 500 kuri umwe. Paulo afasha amafaranga yajyana kuri mobile money, hanyuma Jean ayafata ayajyana kuri bank. Ubwo nimvuga bank wumve banki y'ubucuruzi. Chantal we ati ndayajyana muri Sacco. Noneho reka twibaze, nyuma y'umwaka umwe ninde wagize amahirwe kurusha undi? Reka tubisesengure turebe, biradufasha kurushaho gusobanukirwa igihe ushobora gukenera ikigo kimwe muri ibi ngibi ukurikije n'icyo ukeneye kuri cyo. Ryari umuntu akenera mobile money? Mobile money ni uburyo bwiza bwo tubikaho amafaranga ndetse tukabasha no kuyohererezanya bitatugoye. Nuvuga ngo amafaranga yawe ubana nayo, kubera ko amafaranga ajya kuri telefone yawe igendanwa igihe icyo ari cyo cyose, ukaba ubasha kuyageraho. Ushobora kohereza amafaranga, ushobora kwakira, ushobora kwishyura serivisi zitandukanye, amazi, umuriro ndetse n'ibindi bitandukanye ukoresheje mobile money. Ya mafaranga wabitse kuri mobile money ushobora no kuyakoresha uhaha. Bivuze ngo mobile money ni ikofi yawe, ayo ufite kuri mobile money bisa naho uba yafite mu mufuka. Hanyuma uyu mugabo witwa Paul yafashe amafaranga ye yose ayajyana kuri Momo, ayabika aho ashobora kuyageraho no kuyabona igihe icyo ari cyo cyose, yaba aryamye mu rugo we, yaba agenda, yaba asinziriye akavuga ngo bakanda hano amafaranga yayabona. Gusa hari icyo atayatekereje. Mobile money ntabwo ari konti y'ubwizigame. Mobile money ni nk'ikofi yawe. Icyakora ushobora kuyanyuza kuri mobile money ukagira naho yizigama, ariko ntabwo mobile money ubwayo ari uburyo bwo kuzigama. Amafaranga ufite kuri mobile money ameze nk'ayo ufite mu mufuka w'ipantaro cyangwa ishati cyangwa se ijipo. Bishatse kuvuga ngo igihe cyo kuyakoresha birakorohera cyane. Amafaranga ufite mu mufuka mwese nkuko mubizi, ese amafaranga ufite mu mufuka wayazigama? N'amafaranga ufite kuri Momo rero naho abatanira mu mufuka, abakora cyane, abakora ndakubwiye ngo cyane, ku buryo udashobora kuvuga ngo wazigamye kuri Momo. Bivuze ngo rero n'umuntu ugutunguye akubwira ati nyohereza 5 ndaza kuyaguha nimugoroba, urayamuha. 15 ndayafite, 1000 ndayafite. Yewe na bamwe basaba bikorohera guhita ukora transfer ukayakura kuri mobile money ukayashyira kuri konti cyangwa ukabwira umu agent uti mbikurira umfashe uyu muntu. Rimwe na rimwe ugakora n'ibyo utateganyije. Bivuze ngo amafaranga abitse kuri Momo ashira vuba nta gushidikanya, kubera ko bisa naho buri mu kigeragezo kwereka ko igihe cyose ufite amafaranga rimwe na rimwe ukayakoresha n'ibyo utateganyirije. Reka tujye ku gice cya kabiri cya Jean wakoresheje banki.
uyu mugabo witwa Jean cyangwa se Yohana amafaranga ye we yayabitse kuri banki y'ubucuruzi, kandi kuri banki y'ubucuruzi nazo zifite serivisi zitandukanye zikorana na mobile cyangwa mobile money nabyo n'ubundi reka tubivuge. Ariko nibura abari kuri banki kugira ngo agere kuri momo bisaba ko ari wowe ukora pull cyangwa se push, ukajya muri application ya mobile ya banki ugakora push, ugapushinga amafaranga uyohereza kuri momo, cyangwa ukajya kuri momo ukagira pull amafaranga ukayapuringa from ya bank account yawe aza kuri momo. Urumva ko ibyo bintu ni wowe ubikoze, wamaze no kubitekerezaho. Noneho ubusanzwe banki ziba zifite konti zitandukanye ku buryo ushobora gufata aya mafaranga 500 aho kugira ngo uyabike kuri konti ibikuzwa ako kanya igihe cyose compte à vue, ukayashyira kuri saving account, ukayakora kuri current account ukayashyira kuri saving account, none ya saving account ikungukira ikubyarira inyungu. Ubusanzwe current account ntabwo yizigamwaho, ibikwaho amafaranga ntabwo yizigamwaho, kubera ko kwizigama kwiza no kwizigama kugufitiye inyungu. Uyu Jean rero wafashe amafaranga ye akayashyira kuri bank y'ubucuruzi, biramworoheye kubasha kuyabyaza umusaruro, kuyabyaza inyungu, kubera ko avugana na banki kayibwira ati amafaranga nzakenera wenda nyuma y'umwaka, nkuko twafashe urugero rw'umwaka, akavuga ati nyuma y'umwaka niho nzakenera ayo mafaranga, bakavugana na rate bazamwungukiraho, ubundi amafaranga agakoreshwa na banki, ubundi akajya byarira nde nyirayo inyungu. Ahangaha amafaranga afite umutekano, amafaranga uba wayakenera bijyanye n'igihe wavuganye na banki. Niyo uramutse uyakeneye mbere y'igihe mwavuganye, bisaba ko ya masezerano agomba kugira ibiyangiza, kandi ibyangiza amasezerano biba byarateganyijwe, ku buryo uvuze ngo nje gusesa amasezerano umureba yangingo iri mu masezerano ivuga ngo nituyasesa mbere bizagenda biti. Bikubwire ko rero amafaranga abitse kuri banki aba afite umutekano kurusha ari kuri momo. Turebe uyu muvandimwe witwa Chantal nawe wagize atyo amafaranga ye akavuga ati ndayajyana kuri sako. Ubusanzwe sako ni saving and credit cooperative, ni koperative zo kubika no kugurizanya zigizwe n'abanyamuryango membre coopérateur. Hanyuma ubundi zisako zifite inshingano nyamukuru yo gukora financial inclusion, no kuvuga ngo bituma serivisi z'imari zigere ku baturage. Ni politike ya guverinoma yashinze ibigo by'imari kugira ngo bifashe abaturage kubona serivisi z'imari hafi. Ikiza cya sako zigisha uburyo bwo kuzigama, uburyo bwo kugurizanya, uburyo bwo gukoresha amafaranga mu kubyarira inyungu. Bivuga ngo two gucuruza, two guhinga ngo dusarura amafaranga tuyajyane mu ihembe cyangwa mu rugo imbeba zizayarye cyangwa abajura badutsindeho, ahubwo tuyafate tuyajyane kuyabika muri za sako, za koperative zacu twishingiye, tuzi uko zicunzwe, twitoreye abayobozi. Aha rero kuri sako ushobora kubonamo serivisi zitandukanye, ariko zishingiye ku kubika ndetse no kuguriza. Sako nazo ubu zigeze ku rwego zishobora kugira saving account, konti y'ubwizigame itanga inyungu. Ariko kandi sako ugasanga zibereye cyane abacuruzi bato, abahinzi, abakozi ndetse n'urubyiruko, kubera ko zitanga serivisi z'imari ziciriritse. Nimvuga ziciriritse, ukumva hari sako itanga miliyoni 10 cyangwa 20, ntutekereze ko nagiye kure yabyo, ahubwo tanga serivisi zo ku rwego ruciriritse ugereranyije na banki z'ubucuruzi. Sako zikaba ari nziza kubera ko zigisha abantu finance discipline. Buri umuntu akubwira ati kugira ngo uzagere kuri wenda uzagere ku rwego rwo kwigurira inka, ufite ikiraka kiguhemba amafaranga 5,000 ku kwezi, n'ujya uhembwa 5 byuzana 2 kuri konti ubibike.
hanyuma igihe cyo kugura inka nikigera tuzareba ayo ufite tuyahereho tukuguriza ayo ubura kugira ngo ugure ya nka. Urumva bakwigishije discipline yo gushaka yo kwigira mbere yuko bakugira. Bivuze ngo muri ya nka uzagura harimo nibura 1/3 cy'uruhare rwawe. Bityo umuntu akagenda aba habitué no gukorana na banki kubizageza ku rwego ashobora no gukura akibona atakiri kuri yo gukorana na sako gusa, ahubwo ugomba no gukorana na banki y'ubucuruzi. Ntabwo bibushijwe nabyo. Uyu muvandimwe rero Chantal wazigamye hariya, ngira ngo target ye ya mbere kwari kugira ngo amafaranga bari hafi, ariko nanone afite umutekano kurusha kuri mobile money. Rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya ko umuntu uba muri sako adashobora kuba muri banki y'ubucuruzi. Rimwe na rimwe umuntu akumva kuba afite konti kuri mobile money bihagije abika amafaranga kuri mobile money, ariko twasanze kuri mobile money ntabwo bishujwe kuhabika, ariko ntabwo bikwiye kuhabika amafaranga menshi kubera ko aba ari kuri risk. Hanyuma na sako nayo nubwo twasanze yunguka, ntabwo yunguka nka banki y'ubucuruzi. Buriya biba bigenda birushanya inzego. Mu by'ukuri abantu batekereza ko ushobora gukora uburyo bumwe muri ubu, ahubwo njye nakugira inama yuko ugerageza ugakoresha uburenze bumwe. Ugire amafaranga ubika kuri mobile money kugira ngo gufashe mu gihe ukeneye cash mu buryo bwihuse, ariko ugire n'andi ubika kuri sako cyangwa se kuri banki y'ubucuruzi kugira ngo wongere ikijyanye n'umutekano. Rumire naguha ni 20-50-30. Tuvuge niba ufite 100,000, fata 20,000 ubibike kuri momo, fata 50,000 ubibike kuri banki y'ubucuruzi, na 30 bijyane kuri sako. Bizakurinda ko amagi yawe ari mu gatebo kamwe. Nugira ikibazo kuri momo uzarengerwa n'ayandi ari kuri banki y'ubucuruzi cyangwa ari kuri sako. Hanyuma na accessibility, kubera ko sako ishobora kubikwegereye kurusha banki, urumva ko ari byiza kuyabika hombi kugira ngo akwegereye uyakenere uyakoreshe, ariko ari kure yawe nayo uzayakenere wayapangiye. Niba amafaranga yawe rero yose uyabika kuri momo, ndakusaba ngo utekereze kabiri. Niba amafaranga yawe ari muri banki, tekereza n'uburyo wayakoresha mu buryo bukungukira. Yo kuba amafaranga abitse kuri current account, ahubwo uyashyire kuri saving account kugira ngo ya banki nayo igikungukira. Hanyuma kandi gutekereza gukoresha sako gusa, igihe kirageze wibuke ko ikibazo atari amafaranga waba winjiza cyangwa waba ufite yakuganisha kuri no ku zindi service cyangwa ku bindi bigo by'imari mu buryo bwo gukora bw'imikoranire, ahubwo ikibazo n'uburyo bwo kuyacunga. Uburyo bwo kuyacunga sinkubwiye ngo uyabika hano cyangwa hariya, ahubwo ndagusaba gutekereza ngo ahangaha nahunguka ikinya habitse, hariya nahunguka ikinya habitse, na hano nahunguka nizihe ngaruka nagira nyabitsa aha, nagira nizihe ngaruka nyabitse hariya. Bityo usobanukirwe uburyo ukwiye gucunga cyangwa se kubika amafaranga yawe, atari kuyabika gusa, ahubwo no gushaka uburyo ki yakongera kukuzanira inyungu irenzeho, aho kugira ngo ubuyabitse uko wakayabitse abari kuyasanga. Turagushimiye rero ko banye natwe muri iki kiganiro gitoya, kandi turagusabye ngo iki kiganiro gisharinge n'abandi. Hari abantu bazi ko kubika kuri momo ari icyaha, akaba n'abandi bazi ko kubika kuri momo gusa bihagije, akaba n'abazi ko kubika amafaranga kuri banki bihagije utavuganye na banki ngo amafaranga igiye abarirwunguko. Ari nabwo rimwe na rimwe ujya kureba ugasanga mu mpera z'umwaka cyangwa 2 amafaranga yahubwo yaragabanutse kugira ngo abe yariyongereye. Muri make rero ubu buryo bwo kuzigama amafaranga yawe yaba make cyangwa menshi, utangira utekereze uko yakungukira. Hanyuma kandi utubwire muri comment, utubwire uti njyewe ndabona nakoresha momo gusa, nakoresha banki gusa, nakoresha sako se, cyangwa se ubikoreshe byombi, combination ushobora gukora momo plus sako, ibintu nk'ibyo. Hanyuma dukomeze dufashanye kwiga ndetse no kwiteza imbere. Turabashimiye, mugumane natwe.